Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Bijya binanira kwifata hari banze ikirokore cya kera kiba kiturimo. Sometimes I fail to hold myself. The background. Ariko ngira ngo itorero ryatwigishije no gukontorora amarangamutima yacu. But the church teaches us also to control our emotion. Uyu mwaka rero ndashima Imana. This year I would like to thank God. Nge numva uyu mwaka aribwo nabonye agakiza nyako. I can witness that in this year I was able to grab the true salvation. Kubera ko aribwo numvishe ngomba kugendera mu ijambo mu bintu byose. Throughout this year I received the heart to only follow the word of God. Umwaka ujya gutangira baduhaye ijambo riri mu bami ba kabiri ibice 7 umurongo wa 9. In the beginning of this year we received the promise of God in 2 Kings chapter 7. Riri mu mugani w'ababembe. It's a sort of 4 lepers. Ababembe aribo batabaye aribo igisubizo cyavuyeho kugira ngo bashobore gutabara igihugu cyabo. Through the lepers there was this salvation for the country. Nanjye rero nasanze ndi umwe mu babembe. So I came to realize that I'm one of the lepers. Ariko kandi nshobora no kugira uwo ntabara. But I can also save other people. Nabitekerejeho iri jambo naritekerejeho cyane. I thought deeply about this message. Ndavuga ngo uyu mwaka ngiye kundigenderamo kandi nzabona igisubizo. And I said, let me follow this word in this year and I'm sure that I'll receive the solution. Mu by'ukuri sibye ububembe bw'umutima nari mfite n'ububembe bw'umubiri. Not only the leprosy of the heart, but I had also physical or body leprosy. Inshuti zanjye zirabizi nari nararwaye amaguru. My fellows know this because I had a kind of paralysis of my legs. Nahoraga mfite ibirenge bijeje amazi. Ninde wavunitse ni njyewe, ninde waguye. Nahoraga mbyimbye ibirenge mfiteho n'ibisebe. My feet were always filled with water and I could always fall down and I had some wounds. Ariko icyantangaje ni ukuntu nagiye kumva nkumva barambwiye ngo ushinzwe protokole. But I was surprised when I was called and appointed to lead one protocol team. Maze kubyumva nabwiye Imana ngo Mana ndi umubembe ku mubiri no ku mutima ariko byose urabikiza. At that time I said, God, you know that I'm a leper, heartily, even physically, but I'm sure that you are a physician who can cure all. Ndabizi neza ko nzahagarara ngakora ibyo itorero rinsabye. I said in my heart, I'm sure that I will be able to do what the church asked me. Ndashima Imana rero ko amaguru yanjye yarakize ndi muzima ubu rwose n'inkovu ziri kugenda zishiraho. I thank God that my feet were cured, even the wounds are disappearing. Hanyuma rero iryo jambo ryaravugaga ngo hanyuma baravuga bati ibyo tugira ibisi byiza. Abami ba kabiri 7:9. Let's read this verse in 2 Kings chapter 7 verse 9. Ndetse ngo hanyuma baravuga bati ibyo tugira ibisi byiza kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza nuko nimuze tugende tubwiraho mu rugo rw'umwami. Then they said to one another, we are not doing right. This day is a day of good news, and we remain silent. If we wait until morning light, some punishment will come upon us. Now therefore, come, let us go and tell the king's household. Ndashima Imana rero ko
ni ukuri ijambo ryarandyoheye nkajya mbwira umuhisi n'umugenzi n'umumotari no muri tagisi nkumva navuga kandi imbere nagiraga isoni. I thank God because the word became very tasteful to me, and I could start telling the word to each and everyone, even motor rider and wherever I were, though before I used to be shy. Ariko nanumva numva rwose nta kintu ndakora, nkareba abandi aryenjya mbwira mwene data Bernadette ntuba makamba muzayambikwa ntigiye nta n'umuntu ndanabwiriza basi ngo azanatange n'ubamya ko namubwirije. But I still have a wrong journey to go. Sometimes I tell my fellow Bernadette, at least you have done many things, you receive many rewards. For me, I had never even listened to anyone testifying that he or she received salvation through me. Ariko namaze kumenya yuko ijambo atari iryacu nyiraryo, twege turatera akuhira akanakuza. But I came to realize that this word is not ours. So all we can do is to sow the seed, and God is there to water it and make it sprout out. Ndashima Imana rero muri uyu mwaka ushize ugiye kurangira buri minsi mike. So I thank God because of this year which is ending. Nabonye Imana mu biri byose. I witnessed God in all things. Imana yanshishije bugufi. God humbled my heart. Mu mutima uciye bugufi cyane. God gave me a humble heart. Kandi mpakwatura nkuko umushumba ahora atubwira. And he gave me the boldness to testify what our pastor tells us. Nagiye natura cyane mu rugo iwanjye kubera yuko harimo abatarakira agakiza. I kept on testifying and witnessing even at my family because I have people who haven't received salvation yet. Ariko buri gitondo buri saa sita uko nababonaga bose twicaye muri salo nahitaga mbabwira nti mwabera mwe mwaramutse. In the morning, during lunchtime, whenever I could gather with them, I could tell them, you sense good morning. Nkababwira nti muri abakiranutsi by'iteka ryose. I told them you are righteous forever. Kandi nzi neza yuko ibyo twatura Imana ibishyigikira. And I believe that what we witness, God supported. Yageze aho mbwira n'umutware wanjye nge ndi umugore wa mbere ku isi. I told my husband, you know, I am the first and best woman in the world. Najya mbihora mbimubwira akambwira ati ariko muzi kwishyiraho koko. So whenever I tell him this, he could say, you boast yourself. Ambwira nti ntabwo ari kubwiza si kubw'uburanga si ubwenge ahubwo ni Yesu wabingize. But I told him it's not about beauty, it's not about wisdom or anything else, but because Jesus made me the best. Nukuri ndagira ngo mbabwire ko amagambo twatura arakora. I want to tell you that the words we speak out work. Mujye muyatura rwose kandi mufite ibyiringiro. Please speak out and witness with hope. Kuko impinduka ziba zigaragara kandi ziraboneka. Because you can also witness the change whenever you do it. Yesu rero nta kintu yatwimye n'ukuri. So Jesus gave us everything. Uyu mwaka yaduhaye ubuzima, waduhaye ubugingo nta kintu yatwima. He gave us eternal life and he didn't spare anything. Kubona abantu turi bazima tugenda, abandi baragiye tugasigara twarashyinguye umwaka wose n'ubuntu bwayo. Throughout the whole year we could bury some people but we are still alive. Also this is the grace of God. Ndashima Imana rero no muri protocole mu gisate magarariye. And I thank God for our protocol team. Byageze aho njya bene data nari nzi ko byoroshye ariko ndabona binakomeye. There's a time I told brethren, you know, I thought it's easy but I can see that is somewhat difficult. Ariko ngakomezwa n'ijambo ry'umushumba. But I was strengthened by the word of our pastor. Yaratubwiye ati mwitegure akazi kari imbere kakomeye. He told us you be ready because ahead of us there is greater works. Mugomba kuba ingabo, mugomba kwiga kwihuta, mugomba gukomera.
kuko muzakira ubwoko bwinshi bw'abera. You have to be army of God. You have to be strong because in the future receive so many people of God will come to you. Sinzi rero rimwe negeze kumva urubyiruko rwaha ubundi twega abakecuru bafasha urubyiruko rwa rukajya rukora protocol. One day I thought, you see, we are too old to do this. Why can't they take young people and do protocol? Kuko bamwe no mu bavandimwe baha batayikora batari kumwe abakecuru mwe ntazashyize mwabana batoya. So I tell our old women, why can't you call the young people to do this? Ariko narebye Pake ukuntu yigisha subizwamo imbaraga. When I saw how Pastor Park teaches, I got strength. Tuzavuga ubutumwa bwiza kugeza Yesu agarutse tukiri. We shall preach the gospel until Jesus comes back. Abumva ko bashaje n'akazi kabo twe tuzakora mpaka. Those who think they are old, it's up to you, but for us we will keep working. Na Mama Fifa bahagaze hariya akakira abantu. Even if Mama Fifi stands there and receive people, tuzarinda tugira imyaka ba Mama Wiri tugikora umurimo. We shall reach to the age of Mama Wiri being also strong. Dufite abo tureberaho. We have exemplary people. Numva rero mfite amashimwe menshi. I have so many testimonies. Imana yaratwubatse mu buryo bw'umubiri twubaka no mu buryo bwa roho. Because God built up our spiritual inner parts even in our life. Murakoze. Thank you.